wambabariye ukambabarira ko ahari umukobwa nabonaga cyagihe ukagongera ukanyereka gutyo ngewe ufata ukuri kunsaba imbabazi ngiye bikube gatatu mbabarira ndakwinginze ntabwo nshaka ko twongera gusangira ntabwo byakunda kabisa kandi izina ry'Imana ntabwo se nongera gukora pe ndarahiye ubu ndi muzima pe cyabiteye cyose ndakumenyesha ko nta kibazo na kimwe kizongera kuvuka kubahisha mani ariko njya kuzono zirasinga izugo ry'igihe gebe wumve ko ninjye muntu ni wowe nshuti yanjye pe nta yindi nshuti nzongera kubona muri ubu buzima gabanya amagambo kanyu urimo satanisha ntabwo ari gusa urongera kuzono zirasinga izugo ry'iki urongera kuzono zirasinga izugo ntabwo nongera pe urimo satanisha ntabwo ari gusa abapasiteri nabo baragwira kukabaye kasongwe utangiye gutekereza neza nicyo mukundira mundi sana ni ikinyobwa unywa ugahita umererwa neza cyane ahwe nta kintu kinyobwa kiryoshye nka sana hamwe isana iteye ubwoba iyi sana ahubwo se wajya uminga iyi buri gihe niyo nzajya mwihera akaba uzajya winywera rwose ibintu by'amayoga uzabyihorera imitsi aho guma kandi Aziko nagiye hahandi nkakubura Gebo uziko kuva cyagiye nabona ubukeye bwaho nararyamye mbyutse ibintu byose nawe bagana kimwe nongera kubona wambabariye ukambabarira ko ahari umukobwa nabonaga cyagihe ukagongera ukanyereka gutyo ngewe ufata ukuri kunsaba imbabazi ngiye bikube gatatu mbabarira ndakwinginze ntabwo nshaka ko twongera gusangira wambabariye kuko wallahi billahi ntabwo nongera kukubahisha wambabariye kuko bishoboka mbabarira pe harimo agakobwa kiza urimo satanisha ntabwo ari gusa ibyo bintu uri kuvuga none ndi kubigarura bikanga ibikisugarura bya bindi nabonaga cyagiye nyine byari ibifura izo bigarura gute nabyo wafashe bitumbabarira uba nkubwire shamitsu kandi unyumve nyine nk'ibyo ndi kubwira ko ari ukuri njye sinshobora kubigeraho ngama nimero ze turashize noneho uyu mukobwa se uriya nabona ntabwo se umukobwa ko abonaga umukobwa wigeze ubona hano twari namubonaga turi kumwe tumaze gusangira wowe nande yewe nawe wamubonye uko wanjye nta mukobwa nigeze mbere ntabwo wabonye umukobwa ko twatangiriye ruguru ibyo ni ibintu ngo ndashaka ntabwo namubonaga mbabarira pe kandi usikibuze gukurikiraho mbabarira ntuzongeye kuyirukanka n'imigayiga hose giye no guhindura iseka sinagukuriye irihe kosa wallahi ntabwo nzongera kuza kubabira hano nagukuriye irihe kosa kuko tanjya kwa mirongo nagukuriye irihe kosa se byatuma uca urugendo neza abantu bose bibaze ko ngewe nta nshuti n'imwe nsigaranye atari wowe ntagufite kuri iyi si ndi kumva nta kintu naba nsigaje pe ngaho ibaza ibintu wakoze kwa mama bene ku gipangu mama bene wiya uragenda unya ku gipangu wiya nari nzi ko nsutamye
ntabwo nabibona basi byibura niyo wabura udufuri nta no gutekereza ngo uvuge iti byibura ahantu umuntu muzima yituma haba hari akobo ari mu nzu itwikiriye uragenda ku gipangu tu urahimbura yebo kuko nabonye nkingura umuryango wo kwirembo nkahita mbona ko akantu kameze gutya nkahita mbona ni muri we nukuri ariko noneho nahindutse kuko icyabiteye byose numva narakimenye yewe no kugira ngo unyihereho nongere nisubirire hari ahantu narindi pe ariko nkabanzi ko nubwo ndi kubibona ariko atari byo namaze kubisobanukirwa ntabwo reka nigendera yebo ni wowe nsigara ibaze ko nahaje numva nshaka atakiri inshuti yanjye ni wowe rwose ndi kubura mu mutima wanjye wumva umutima uranze pe bitsubabara ntabwo ngiye nshaka kongera no kubitekereza bitsubabara ndakwinginze yebo wansubije muri iriya si yebo mbabarira maguruka iruhande ugenda wamaye nimero zuriya mukobwa kuko we mukobwa se wambabarira nta mukobwa wari uhari ndapfukamye byari ibifuri cyangwa n'abaciye umuzi gutyo kukwera wongera ume kubivuga iki kivuye gukora ikintu gifite umuntu yipfira swingera yifitiye umuntu rigera muri mudi yo kwibayira manu nanitse ko nduhumwe ngiye kwica mu tuntunga yebo ntabwo ndongera pe mana ngo ngiye izo boro zamfata ndabura ku ruhande rw'ugenda kandi mitsu urukomeza kundakaza mani urukomeza kundakaza kandi ndakara biraza kugorana kabisa ngiye biraza kuza muri njya mashoti n'ingumi wallahi billahi reka ngurureho rimwe ukuri iki God have mercy upon us. nanjye nigirije staff nanjye nigirije idea ntago ese uwo muntu ageze ntago ari buzuye umunsi nuko yaneje kumedita ege bari bafite inyota n'ukuri rero reka ngutume ugenda kuba turi kumwe birahagije ari bibona nanjye numvise ntabwo byakunda kabisa kandi izina ry'Imana ntabwo se nongera gukora pe ndarahiye ubu ndi muzima pe kandi cyabiteye cyose ndakumenyesha ko nta kibazo na kimwe kizongera kuvuka mperuka cyane noneho pe ntabwo uvuye kunywa za nzoga zo kwatewe uri kwimama numva noneho nigunze kuva mu gitondo ariko ntakibuka abakobwa bareka nze nkurebe basi ntabwo ndenzi imyotsi ibiri ishobora kungezayo seka rero mu gihe kintaje kubahisha amani ariko ngiye kuzono zirasinga izugo ry'igihugu wumve ko ninjye muntu ni wowe nshuti yanjye pe nta yindi nshuti nzongera kubona muri ubu buzima gabanya amagambo kanyu urimo satanisha ntabwo ari gusa urongera kuzono zirasinga izubugoriki urongera kuzono zirasinga izubugoriki ntabwo nongera pe ndakubabaza ntabwo nongera pe wariye nariye naparesha utangiye kwisekeshwa uri guseka iki ntacyo nyine uranshimishije ngiye mushashiraho umuzi staff ngiye gucumisha uri gutinda okay ngakire from no yingi yundi don't you come down okay usko bikase yaga refresh wariye icyo cyane banje kubwira ndikubwira ego aporeje tu kita aporeje na burisi everywhere akira semana ibu baragaruka nitutongera kuzajya zirasuka bari
Mwana kuri gutungura cyane staffs. Izige. Izige ari umuyaga mwinshi. Sitangiye ibiki kampanye kwikoroza ibiki. Ndikubaza. Bitsu, ibere ibyo bitangiriye. Ntabwo ngiye gutangaza. Bitsu cuma witonze. Witonze tuzamutubisha. Turapana babi. Nta kintu giye rusibye ibintu biti byo nuko nanga biri gutampara, utunyoni dutampara. Nta kintu kiranga. Iri nanga ari nka ryari. Nta kintu mbona. Nta kintu kiri kujyamo. Cyagiye nabonaga imikindo. Ubonaga imiki? Imikindo. Bitsu, buri gisinga utangiye kuzunguka. Oya. Nicaye gutya. Ndigukurura ntasi. Ndipfu nakubwiye munsi y'urugo ariko siruhazi munsi muri ka gashyamba kuri ya nzira njya dufatira moto. Edi kukubona sogea mbere. Ndashaka kureba umuntu uri kureba. Ikibindi tutazi kukimenya. Cyagiye kubari bane ubu ngubu ko nta kintu ndi kubona guko.
ishyamba niba ari interineti waje gukora icyahangaha ntabwo uzi ko bipfuka urutuga wa interineti ya geba wibeshya uri kunuka itabi ndi kubyumva itabi uryumvishe riri kukunukaho geba ako se geba wambabare ukareka itabi wambabare ukareka iyo mico mibi koko urabizi mama ararwaye ntabwo ubizi ko mama arwaye urabizi mama ararwaye wasize umufungiranye kandi ubizi ko arwaye mvuye ku kazi ndaza nsanga ntabwo uhari nza kukureba wambabare ukareka itabi utangiye kugorana se utangiye kugorana mu bintu byoroshye utangiye kugorana mu bintu byoroshye itabi nko uraringurira wowe ngurira itabi uraryigura ko nta kintu bikumariye nta kintu nyine jya ureka ndyigurire kuko ni iryanjye sibyo si kandi ndigura amafaranga yanjye mvumbwire peti boro ntuzongere no kubikora undi munsi tu utazandakaza ugasanga binagora nyine iki ugasanga hazimo n'amapfunsi yampanga niboneraga ibintu ubu byagenze gute koko ibiti ni ibiti aha turashize noneho ubundi byatangire ku mikino mbona ibikino Mitsu! Kwa Mitsutsu! mitsutsu nawe uhari mitsutsu nawe ari sinzanagiye Naragowe. Okay, none namwe ko ntaki. Sibyo? Gatunganye imodoka yanjye. Uko ukwezi bisa nkaho none ikintu yigeze kurwaho. Sibyo? Wari uhari ndimubwira. aje kuyoza ahubwo hagiye niho ntazi Makuru cyane nigenda. ni wowe uyifite Makuru cyane nigenda. Yose kari- Ayifite nkande? ari bugenga zeyo zimodoka nose ntabwo gukuramo amatapi mu modoka ngo nayo yafuta Ko! Sige mvuka ukazamura ijosi. Allah akbar. Utangiye kumenyera nyuma yo kunyereka ko mbega ndi ikibyindi wanjye n'abayingegera nakuza naho abandi bagore abandi nkagenda nkabyuka nkarara hano ku mugore wa mbere nkabyuka saa 5 nazi wawe nkazinduka ku ikosa rya mitsutsu se nutaba cyo gucunga bino bintu bindi byose bicunga ryari mama muri iki kumfatanyije n'umukozi ni bene wanyu ni mwana wabyaye mu gasozi nose hari igihe ntashwana nawe wumva buri munsi ngewe buri munsi simuramubwira akanga kuri ntabikora nkana nose ubu nge nabikora ndafashwayo n'iki icya mbere mitsutsu ntabwo ari uruhinja Yego. mpeka nose uragira ngo ngenza akora iki saba imbabazi nimumbabarire ni ukuri ndeba mu maso saba imbabazi mbabara nta nzongera uri iki muri uru rugo uri iki muri uru rugo wa gicocu uri iki muri uru rugo ubwenge bwawe munsi y'ibirenge ntacyo mu mugongo njyane mu kazi cyangwa mugongo asa gicocu ese wambabarire nose ndagira ngo ni iki nyine reka mitsutsu tujye wamutumye ntabwo namutumye turisangahe akazi nukuru urutumbaganya nakiri chunga sana mama chunga sana nakuga tuchokudira abandi bagore aba
abadogiteri nabo baragwira ngaho ziba nabyumvise kata neza washize amatimu kubise hasi none ya matimu cigize gusa uwo ntabwo bibonaga koko Peti ntukanyinjira mu buzima. Hari ikintu uri wabura mu rugo. Umva. Tetwa kidogo. ibintu byose turabizi Buretse maze ngurabure Peti. Hari ikintu uri wabura home. nta kintu twari twabura Iyo ushaka amafaranga si jyewe uyasaba. ndayagusaba pe Ko mbasha kwigurira itabi sinaniza ngo nayo amafaranga y'injuju. ariko gebo watubabara ugahinduka koko itabi nta kintu rizagufasha itabi rikwangiriza mu mutwe ntabwo utekereza neza nta kintu bizakumarira pe Peti rero utangiye kugorana bya danje kabisa kandi nakubasha. ushaka kugongana n'amategeko Ayo urabizi mategeko se. leta y'u Rwanda ntabwo yemera ko abantu banywa itabi kuko ntabwo ari byiza pe watubabara ugahinduka Nari. Komeza home turaza kuvugana. Akizo staff zo kunyinjira mu buzima ntabwo. Gebo watubabara ugahinduka Umva Peti. Gebo watubabara Wamvuye imbere se. watubabariye Gebo please Ndagukubita. oya Mva imbere Gebo rukomeza. please Nakoreka ngende. impamvu mwihanganira nuko nza nakuvanye unyu murabatindi ufite indenge ntacyo umaze nukugera nugatumba nyine kugira ngo nitwaje ko mfite umugore nani momo ako naza burara bitunganya kaza ni nyonyo ngaho ziba nabyumvise wamutumye nakuze n'amagara nyamara ntabwo ajya atinda ajya kubona ukabona n'ubu atinde hakurya koza muganga kunda ugasubira mu manga urabimbwa kugeza ryari uturisanga mu nkwano nagukoye nigeze mvana n'iki kicu mu nkwano nagukoye nica mu kidara sinanywa Fatima man ndakigerageza mfite ndatsinzwe basi ndatsinzwe mumuriki ayifungura nje mu mugongo basi jye mu kazi hari inkunga ziturutse hanze tugiye gutanga ku musigiti njye rero usanga nizo nari kugavura kugira ngo urye usheme iryo rimbi ryawe ndasanga byose babitanze bigenze neza ariko ibyo ari byose agiye no kwisi nakubwira agatinda uzamuka kumbanga wagereje kunyega subirayo urimo satanisha ntabwo ari gusa niki ufite umugore haje muganda ufite umugore mwiza ufite umugore wawe witwa Momo turamukunda iwanjye si nta mahoro ngira sawa mbigenze nero no basi ngangira inama nk'umugore mfite na Jacques wa mbere fast lady mbigenze nero ino rihangana se wakora iki kintu katerenge wamujyanye ko ntazi naho yarengeye uraza mu bigenze none na telefone yayisize arinda kura amakosa utabibona no se namugenza ntoruziko ngiye nagozwe ngiye ko nari mubwiye ngo yoze vuba se ugende uragira ngo bigenze ese ndi umuntu mubi basi ndi umuntu mubi Why are you running? Why are you running? Ni jewe. we wanjutse hagarara ngo ninde kwikubwiye Reba Mitsu. Wino. Why are you running? Why are you running?
gutuka nturya warapfuye uraburara nta na konti ugira nta bitenge bizima wambara amabyiwe ibintu nirirwa numva vana hakurya nkakuzanira aha uravuze ngo aha urumiwe aho kanugenda buri gurangiro nyine genda niba warumiwe genda sinkukubita sinhagukoraho yabwo nagukuraga nako naguhuza n'ikibambasi abwo n'imitsutsu gusa utumye umbwira amagana ubusubwa n'ijoro yasize ahangaha abantu bakaza bakavanamo radio bakavanamo n'abapire bakatwara ninjoro suko bizaje agenda ninjoro inde mitsutsu reba ngo kabikora nzi umutumye yagiye ngo namutumye ariko yagiye utabizi ukafasha indobo nibasaje koza imodoka waje niwo nazi indobo irihe nyingire nabyagurishije yashiraho kandi ubu ninjye ugiye kujya wikorera ibi bintu byose mitsutsu yakoze ubu rufunguzo rufite ibyo arimo byose wararutaye imodoka yanjye igirengiye nakubenje mu mugongo basune pose mu kazi genda nyine ndaje je kumugwa kaza nakuyajyana mu gikoni jya ubarizwa bakunshingiye mwahumye we urutindo rw'urukecuru ubone rujyanagaye ubusinzi bipfunze uhumura inkingi Mitsu. Turashize none. Bite byawe. Hayi. Bite byawe. Mitsu bite byawe. Hayi. Ayo bayi. Yewe. Hayi wabayi. Ubona naba iki? Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? Mitsu uvuye. Hayi. Uvuye. Ayo kukabaye kasongwe. Turashize none. Unye kunguze ibyo bitoki ndahita nkuru. Ayo ko wahindutse. Mitsu uvuye. Mitsu uvuye. Wabaye iki? Uvuye. Naba ikizo nari muzima. Uzi ko wabyibushye. Naje imodoka yangire. Ayo singa bafite umutwe mubi. Kwana ko ndeciye hano mu gitondo usa neza. Ko nta imodoka yangiriye. God have mercy upon us. Kuko Kristo bikira Mariya kwigaho. Ko nta imodoka yangiriye. Uri kugera. Yirusubiremo. Ko nta imodoka yangiriye. Ayi. Ndavuze ngo ko nta imodoka yangiriye. Wowe ntabwo uri boss. Nikira. Iyo nagateye gutyo. Wihinduranyije. Iramwe umukozi nano ndayimena nyagasa nibi nibiki koko. Ayi wabiyi. Tabara gicoco. Ndigusaba ko nacyo kamera zitabye cyangwa utabi gicucu. Mana nyagasa.